nibahaguruke rero turirimbe indirimbo abantu agatama ka Yesu. Muhaguruke buri muntu wese nahaguruke. Ngaho rimwe kabiri gatatu. Agatama ka Yesu banezerere cyane. Amashi ijwi ryenda ryitaba singikinya noneho igihe nikigera azanyura mu rugo byagira umunezero kene kwa Yesu. Amashi menshi cyane. Noneho gira gutya. Gira gutya tugiye gusenga. Nitumara gusenga turaza kuza kwakira Michel atuganirize ikiri ku mutima we. Michel no umurokore ari kumwe n'abandi bantu bazanye ako bagiye mu yindi nama. Na abantu bagiye kuzajya babana natwe buri munsi. Buri munsi uko muzajya muba muri aha ngaha azajya bari hano ari kumwe namwe mumuganiriza mumukoraho mumwirukankana aha ngaha mukina nawe agapira mukina nawe akadanse mukina nawe ubute mukina agakoni murakazi azi kwiruka ku buryo nimba mukina agakoni mutazagira azabasiga tuzamusiga sha rero uzamusiga. Oh okay tuzabireba. So rero tugiye gusenga tumara gusenga agiye kutuganiriza namara kutuganiriza turaza kuza kumva igikurikiraho ariko ntabwo dutinda turamara isaha imwe gusa. Sawa murakoze cyane. Gira gutya. Mana igira neza kandi Mana nshobora byose. Tugushimiye ko waturinze muri kino gihe cyari gikomeye corona yicaga abantu. Nyagasani Mana tugushimiye yuko twebwe turi bazima ukaburinza imiryango yacu ukaburinza abana bacu kandi ukaba uturindiye muri iki gihugu. Bana natwe utwambika imbaraga zawe tuganira na Mishera Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mugiye hagati tugiye gukoma amashyi twakira Mishera noneho atuganirize ikiri ku mutima we. Tuzajya tubana nawe buri munsi. Kuwa gatandatu azajya bari aha ngaha, ku cyumweru mu gitondo azajya bari aha ngaha, n'indi minsi azajya bari aha ngaha ari kumwe namwe. Sasa murakoze cyane mukomere Imana amashyi. First, I want to compliment all of you on how beautiful you look. Ndashaka kubashimira cyane uko musa muko mureba. So, I have worked in many countries in Africa. Myself, I am from Cape Town in South Africa. Agiye mu bihugu byinshi cyane byo muri Afrika ariko by'umwihariko akaba ava muri Afrika y'Epfo mu mujyi wa Cape Town. But I have never arrived at a city nubwa mbere rero ageze hano I Kigali in Africa that portrays excellence the way this city portrays excellence. Ariko uyu mujyi wacu wa Kigali muri Afrika waragerageje gukora cyane no mujyi w'indashyikirwa muri Afrika. Ko mudatanga amashyi ko mutiha amashyi. Tukwiriye kubyishimira rero. Yes, and I have never felt so not just safe. I'm going to tell you now, wait. I have never felt so encouraged with goodness from all the people everywhere that I'm encountering in one city. Ntago yegeze agira amahirwe yo guterwa umwete n'abantu batandukanye ahantu yagiye agenda hose. So why I am telling you this is because I want you to know, because I don't think you realize the blessing that your country already has. Abaguye kugira ngo mubashe kubimenya neza, mubashe gusobanukirwa n'umugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda dufite. I believe that
the rest of Africa is going to learn from your example because of who you choose to be. Ndizera neza yuko ibindi bihugu bya Afrika hari ikintu bigiye kwigira ku Rwanda bitewe nuko u Rwanda twahisemo kuba. So I believe the fruit of this. Hold on. So I believe the fruit. This is the fruit. But the reason why your country has this. Ndizera yuko uyu ni umusaruro. The fruit of the soul. Ndizera neza yuko izi ni imbuto zituruka mu musaruro uko igihugu cyahisemo kuba. So the reason is because first I'm going to explain to you, then you can explain to them. The only control we have in life, okay? We don't have control about many things, but the only thing we have control of is how we respond to situations. So all of you are going to encounter situations in your life, good ones and bad ones, and you have a choice to respond destructively or constructively. So healthy or unhealthy response. So the first one is the only control you have in life is your own response. And that response can be negative or positive, constructive or destructive. Arimo aravuga ngo impamvu twahisemo gutya cyangwa amahirwe dufite ni uburyo twahisemo gukemura ibintu cyangwa inzira twagezemo kubinyuramo. Hari inzira yubaka cyangwa inzira isenya. Rero twebwe twahisemo inzira yubaka, uburyo dushobora gukemuramo ibintu byacu cyangwa dushobora gukuramo ibintu byacu. You cannot control what happens, but you can control how you respond. Ntago ibishobora kuba wabigenzura, ariko noneho uburyo noneho byitwaramo kuba wabasha kubigenzura. So in my life, I have done both. I have responded destructively to situations in my life which was not good, and I have borne the fruit, and but I have also done the other one where I have encountered situations in my life and where I have reacted constructively. And I want you to not make the same mistake, so I want to share to you how I equip myself to be constructive. Nanjye mu buzima bwanjye nahuye n'ibibazo bitandukanye, haraho nagiye mbikemura mu buryo bwubaka cyangwa mu buryo butari bwiza. Rero ndagira ngo nanjye mbasangize uburyo nabunyuzemo mu buryo bwubaka nkabikemura mu buryo bwubaka. Okay? So it's simple. Urugero, in the morning, mu gitondo, every morning, buri gitondo, I start from scratch. I start from the beginning. ntangira ku itangiriro. So I go to my quiet place with God. Nkajya ahantu hatuje nkirana n'Imana. And then I lay everything about myself down in the morning in prayer. I say, Lord, here I am. Ngaca bugufi ngasenga nkabwira Imana ngo data ndi imbere yawe. And then I ask him to, when I read the word now, that he must tell me what he wants to teach me. Nkayibwira ati cyangwa nkayisaba ngo nisoma ijambo ryawe umbwire mu ijambo ryawe icyo ushaka kunyigisha. And then when I read the Bible, even if I'm busy with a book and I read this chapter and the next chapter and then the next, every time he speaks to me with whatever scripture I'm busy reading. Iyo mfashe umwanya rero ngasoma mu byanditswe, ngasoma muri Bibiliya, uko ngiye nsoma buri gice Imana igenda impishurira impamvu ndimo ndasoma icyo gice, nkamenya impamvu ndimo ndagenda gisoma. So through that I have learned to react in ways that my normal human being will not react. So normally I will react from my human being, but because I have done that, in the morning I was equipped with things that are going to happen through the day. I can act in an abnormal way, in a godly way, in a way that he has taught me. Uko ndushaho kuba muri ubwo buzima bwo kubana n'Imana, nsoma ijambo ry'Imana, Imana inyigisha, ngera igihe noneho simbe nkibasha gutekereza njya kubikora mu buryo bwa kimuntu, ahubwo nkabikora mu buryo Imana ishaka ko mbikoramo. Okay, wait. So, you guys all like football? Mwese mukunda umupira w'amaguru? Yes? Yego? Yes. Okay. And you know with football, if you want to be good, what do you have to do? Murabizi ko mu mupira w'amaguru iyo ushaka kuzaba umukinnyi mwiza cyangwa ukomeye, icyo wagomba gukora. Ukora iki?
You make trainings. ni iki bagomba gukora kugira ngo uzabe Umukinnyi umukinnyi mwiza mwiza ni ikihe kintu ukora? Yeah. ukora iki ni iki kigusaba kugira ngo umuntu abe What's umukinnyi he mwiza saying? eh Yes. To work courageous. If you know the rules, you may not play it well. You can know the rules and not play it well. Or you can watch it all the time and not play it well. But if you practice and practice and practice every day, you will be Icyo- good at it. icyo ushaka kugeraho cyangwa niba ushaka kuzaba umukinnyi mwiza muri football umupira w'amaguru biragusaba kugira ngo buri munsi ujye ugishyira mu bikorwa. It is the same with getting to know God. You will only know Him if you practice and practice. Ni kimwe rero no kumenya Imana neza. Kugira ngo ubashe kumenya Imana neza ni ngombwa gushyira mu bikorwa icyo Imana ishaka kugira ngo ubashe kuyimenya neza. And that practice is reading the Word, reading the Word. Kubishyira mu bikorwa rero nta kindi ni ugusoma ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana, gusoma Bibiliya. Okay, and is there anybody here who wants to share an example of a difficult situation in your life right now? Hari umuntu waduha ubuhamya bw'ibibazo yahuye nabyo mu buzima cyangwa anyuramo mu buzima ako kanya, waduha ubuhamya. Hari uwaduha ubuhamya hano bw'ubuzima bushaririye yanyuzemo, intambara agenda ahura nazo. Mu bana hari uwadusangiza ubuhamya Hari uwigeze kurangara ku ishuri agatsindwa nyuma bakisubiraho. bw'ubuzima yagiye anyuramo bukamugora, yaba yaratsinzwe, yaba yarabuze amafaranga y'ishuri. Mu bana hari uwaduha ubwo buhamya. Okay. Are you all in? Yes. Vuga cyane buretse uzajya uvuga gakeya usobanura kandi ibyo unasobanure cyane nk'umuntu w'umuvugabutumwa. Ngaho tangira, witwa nde? Hello, Negoshima, Michelle. Njye nagiye ku ishuri mbura amafaranga y'ishuri banga kuma amanota banga no kuma biroti amabura amafaranga yo kwishyura Noneho nyuma bigenda bite? nyuma aranyirukana Bamaze kukwirukana? Deni bamaze kukwirukana? ntabwo nasubiyeyo Ntabwo wasubiyeyo? Uri mu bana turihira hano? Ntabwo bakurihiye? Ntabwo hano bakurihiye? Ntabwo twakurihiye amafaranga y'ishuri? Ubu ntabwo wiga? narize ariko banze kumbwira amanota Ntabwo twakwishyuriye? Iyo tutakwishyuriye niba twarakwanditse? Queen barakwishyuriye, mama ntabwo yaje gushyikira borudero. Oh. Can you please explain to her what's the about? Sometimes they check her from the school because her school fees was not paid. No, we paid school fees for her, but she didn't come to receive the receipt. To receive the receipt. Yeah. The organization paid her school fees, Oh, but so she has to she come didn't back. come to pay the receipt. Gustav, ikibazo kikureba. Mama we nawe arabizi, naramwishyuriye nyina ntiyaza gushyikira receipt. Kumva rero nta kundi byo. Education in Rwanda not for free. Oh, education in Rwanda, it is not free. There's a universal primary education, but there are some payments that are done with the consent of the parents, just to like for company teachers. Exactly. So, urumva twarakwishyura ko ntabwo waje ufashe gufata urupapuro rwerekana ko wakwishyuye kugira ngo ujye gufata. Ejo mu gitondo uzaze kuri office ufate borudero ugende baguhe birodi. Hari undi muntu ufite ubuhamya? Hari undi muntu ufite ikintu yatubwira? Ishimwe. Ishimwe. So, you guys know that you have, okay, so when you are training for soccer, right, you have coaches, and your coaches guide you, and they show you and they teach you how to play the soccer.
iyo urimo urakina umupira hari amategeko abigenga baba bakwereka uburyo ukwiriye gukina. In the same way, you guys have fathers and coaches in Christ, in God, that can teach you in problems like that. Rero no mu Kristo dufite amategeko nk'ayo agomba kutwigisha uburyo dukwiriye kubana n'Imana. And I want to encourage you Ndashaka kubakomeza to, when you have a problem like that, iyo ufite ikibazo kimeze nk'icyo, to go in the morning, genda mu gitondo, lay it down before God when you are alone, upfukame imbere y'Imana, ask Him for scripture, uyisabe icyanditswe umurongo muri Bibiliya, and then you come to your spiritual father, such as Alex, noneho nurangiza uze ushake umuyobozi wawe mu buryo bw'umwuka, pastori wawe cyangwa uze rero Pastor Alex, John, Claude n'abandi, and then you come and discuss it with them, and then you use that. uze mu biganireho ubabwire ikibazo ufite. So we are really looking forward to working with your fathers and your spiritual leaders, so that we can help to them and they can help us to resolve problems that you guys have. But first you must take it to God and hear your instruction from the Word. Turimo rero turareba uburyo twakorana n'aba bayobozi kugira ngo nabo babashe kubafasha, ariko icya mbere ukwiriye kubanza kwegera Imana. Sibyo? Murabyumvishe? So do you know now what you have to do? Uzi icyo ukwiriye gukora? Ni ugupfukama ku mavi yawe. Oya, ari kubabwira ngo icyo mukwiriye gukora mu gihe mwahuye n'ibibazo nk'ibyo ishimwe yahuye nabyo cyangwa n'ibindi, ni ukubanza ugapfukama ku mavi yawe ukabyereka Imana, wamara kubyereka Imana ukaza ukwegera abayobozi nabo mukabasha kubiganiraho bakareba icyakorwa. Okay, and then another thing. Ikindi kintu, do you guys know what you want to go to study? Urabizi neza yuko Imana ishaka ko ujya kwiga? Murabizi cyangwa murabyemera ko Imana ishaka ko mujya kwiga? So you know what you want to be one day. Rero ugomba kumenya icyo ushaka kuzaba cyo umunsi umwe. Yeah. Yego? Okay, I want to encourage you. I want to encourage you to pray and ask, Lord, what do you want me to do one day? And the things that are in your heart already, that you like already. Ndashaka kubatera umwete rero ngo musenge mubaze Imana ngo Mana, urashaka ko nzakora iki umunsi umwe? Hari ikintu kiri muri wowe mu mutima wawe. He has placed it there for you. That's what He wants you to do. Imana yashyize muri wowe ishaka ko uzaba cyo cyangwa uzakora. Like painting or constructing or healing. Harimo abazaba abaganga, harimo abazaba abubatsi, harimo abazaba abasiga amarangi. But for you to accomplish that, to become that, you have to start working at it now. Kugira ngo uzabe icyo ushaka kuzaba cyo rero ukwiriye guhera uyu mwanya. And the way you work at it now already is two ways. Rero impamvu ugitangira uyu munsi hari inzira ebyiri. The one way inzira imwe is that you equip your character and your heart. Ni ukugira ngo ukomeze umutima wawe ugomeze ushyiremo imbaraga. With wisdom. Ukire imbaraga kucyo kiri mu mutima wawe. By reading the Bible. Usome ijambo ry'Imana. And the second one is by already working at school and your studies now. Icya kabiri rero ni ugutera intambwe ukajya ku ishuri ugatangira kwiga. Because if you keep up, if you don't fall behind, if you keep up and you know where you want to be one day, then now already you will make the constructive decisions in schooling. Kubera ko uzi icyo ushaka kugeraho ugomba guhera uyu mwanya ugatera intambwe yubaka. But you don't have to like school. Rero ntabwo mukwiriye gukunda amashuri gusa. Do you like school? Mukunda amashuri? Really? Then you are already okay. So if you like school, then it's easy. Nimba mukunda kwiga biroroshye. You guys must please work hard at school, because working hard at school is going to cause you to have the profession that you want, and that profession is going to be your ministry where you can help other people. Nimukunda kwiga bizabafasha kuba icyo mushaka kuzaba cyo, kandi nimumara kuba icyo mushaka kuzaba cyo bizabafasha gufasha abandi bantu benshi. And you will never be happier than when you have equipped yourself
ntabwo uzanezerwa mu gihe ubwawe utariyitaho. And then being able to share that equipment. When you have reached your point of contentment, then you will be able to share it. And there's no greater thing in life than that. Nuramuka ugeze ku cyo ushaka kugeraho, nicyo kizaba kinejeje kandi uzanezezwa nacyo kurusha. Do you have any questions for me? Hari ikibazo mwambaza? Anything. Even if it is about my country or my work, anything. Hari ikibazo mwambaza ku bijyanye n'igihugu cyanjye nturukamo, akazi kanjye, amashuri yanjye? Nta kibazo mwamubaza? mufite n'isoni n'ubwoba? Mwamubaza ati se mbega nta kintu mwamubaza ku byerekeye kuri we? Haguruka uvuge. Yego shabaza. Yize ibiki? Ntabwo nkumva. What have I learned from high school? Yeah. Okay. So, in accounting and maths, not just, so first in small school I was learning reading and writing. When I could read and write, then I was learning about geography, history, accounting, maths, science, and all of those equipped me. Now today I can do business and every day, so every day I'm doing business and I'm able to, but I needed the science and the maths and the accounting and all of that, but I couldn't do the maths and the accounting and the science if I wasn't learning to read and write first. And then growing in all of those. Yatangiye kwiga gusoma no kwandika nkuko twese dutangira, yiga imibare, yiga siyanse, yiga geography, yiga ubucungamari. Nibyo byamufashije uyu munsi rero kubasha gukora business. So now today I am able to equip myself and others with business, with the goodness in life. Because God is a good Father, He wants good for us. Rero ibyo byamufashije uyu munsi kuba yabasha gukora business neza ndetse n'ibindi kubera ko Imana yabimushobozemo. Imana ni nziza kuri twebwe. Amen. And business, equipping, learning, studying, forgiveness. I want to thank you guys. Ndashaka kubashimira because I have listened to many people's testimonies from your country. kubera ko numvishije ubuhamya bw'abantu benshi baturuka mu gihugu cyacu. And 10 years ago, mu myaka 10 ishize, the testimonies from your country taught me ubuhamya yagiye yumva ku bantu batandukanye kuva hano mu gihugu cyacu byamwigishije ways of forgiveness and love that God intended for all of us. ubuhamya yagiye yumva mu myaka 10 ishize bw'abantu baturutse hano mu Rwanda bwamwigishije kubabarira ndetse no gukunda. And I can see the fruit in your life versus other countries' lives because of that. And in my life now I am experiencing the same as what you gave me through your testimonies. Rero ashobora kubona umusaruro waturutse muri ibyo ngibyo byagereranyije n'ibindi bihugu kandi nawe byaramufashije. So I want to encourage you to also listen to your, especially the generation before you, to their testimonies and to be equipped with their wisdom and their understanding of forgiveness and love. Rero shaka kubakomeza kugira ngo twigire kuri ubwo buhamya twabashije kumva bw'abavandimwe bacu cyangwa bene bacu kugira ngo bibashe kudufasha tubashe kubabarira ndetse tubashe no kugira urukundo. Okay. Okay. Do you guys have a song that you can teach me? Hari akaririmbo mufite se mwamwigisha?
one of the children's songs. indirimbo imwe y'abana hari akaririmbo mufite mwamwigisha ndagatama kajisha mwayibagiye nta yindi indirimbo z'abana mwamwigisha akaririmbo kamwe ko mu kinyarwanda akaririmbo kamwe mwamwigisha k'abana mu kinyarwanda nta ndirimbo muzi z'ikinyarwanda egera hino Yesu arankunda ntabwo mukibuka kweli mwese muramufasha namwe niba muyezi mumufashe murayizi mumufashe rero tumve umva niba mwagize isoni zo guhaguruka God has conquered. aragabura yes agenda ahindagura Okay. bara bari inyuma kweli ab'inyuma ko mutarima ntimuyizi Very good. May I pray for you? Abasengere. Yes. Praise that one. Go. urakoze Okay. urakoze Lord, I just want to come and worship you. I want to thank you. ndashaka kubashimira muzamura amaboko cyangwa duhaguruke twese dusenge Thank you for your goodness. mwakoze ku bwiza bwanyu Thank you, Lord, that no matter what the circumstance, your goodness does not change and that we might trust you. urakoze yesu tutitaye ku byo twanyuramo byose ubwiza bwawe burakomeye When us humans have caused difficulty and trouble here on earth, iyo abantu bateje intambara n'ibibazo hano ku isi then you still are good and we might trust you that you will save us and help us through it. wowe kubera ko uri mwiza uradufasha tukabasha kubinyuramo When we are afraid, we can turn to you. When we are afraid, iyo dufite ubwoba then we can turn to you, Lord. turaguhindukirira mwami When we are happy, we can turn to you. ndetse n'iyo twaba tunezeye nabwo turaguhindukirira When we are wealthy or when we are poor, igihe dufite hari ibyo dufite cyangwa dukennye we can turn to you, Lord. nabwo tugombeza tuguhindukirira mwami We will trust you. I pray for these people, Lord. I will pray that they will know how to trust you. tuzagomeza tukwiringire ndasengera aba bantu bose kugira ngo bagomeze bakwiringire Because you are a good, good Father, that they may know it, Lord. kubera ko uri umubyeyi mwiza uwiteka I pray, Holy Spirit, that you will stir their hearts ndasenze kugira ngo ugumane n'imitima yabo with wanting to get to know you kugira ngo barusheho kukumenya neza by studying the Word. mu kwiga ijambo ryawe Lord, I pray that you, Holy Spirit, will reveal the Word to them so that they may know about your goodness. uwiteka ndasenze ngo umwuka wera abahishurire barusheho kumenya ubwiza bwawe I thank you, Lord, for what you have done in my life, ndagushimira mwami ibyo wakoze ku buzima bwanjye for what you have given me, are giving me, and are going to give me because you wanted to be overflowing to these people. ndagushimira ku byo wampaye ibyo washyize muri njyewe ngiye kuzasangira nabo kugira ngo nabo bigende bisakare muri bo
pray that they will know you in their inner room, Lord, that each one of them will have a space where they can start their day with you alone. ndasenze kugira ngo aba bantu bakubonere umwanya n'ahantu ho kugwa kugira ngo babashe kwiga buri munsi barushe kumenya. I pray for their protection of false teaching, of the enemies of Satan's deceit and lies. ndasenze ngo ubakureho inyigisho mbi z'ibinyoma umwanzi satani yabasha guhagurutsa, that they will recognize your truth, kugira ngo babashe gusobanukirwa ukuri kwawe, that they will know your love, kugira ngo babashe kumenya urukundo rwawe, no matter the circumstance physically. ibyo banyuramo byose ntacyo bitwaye. Yes. We can only love because you first loved us, Lord. natwe twabasha gukunda kubera ko wabanje kudukunda mbere. Thank you that we may receive that. turagushimiye yuko ubyakiriye. Guys, it is your choice to receive God's love. You can choose it. You can choose construction or destruction. ni uruhare rwanyu rwo guhitamo urukundo rw'Imana rwubaka cyangwa urusenya. Amen. mukomere Imana amashyi, mukomere Imana amashyi.